Mwaramutse bene data, turashimira Imana w'iki gitondo cyiza iduhaye. Uyu ni umunsi w'umugisha kongererwa ku buzima bwacu, ariko kandi bikaba akarusho kuba tutangiranye ijambo ry'Imana. Kadusenge hanyuma dutangire. Uhoraho Imana yacu, turagushimiye muri iki gitondo, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ko waturinze kandi ko waduhaye ibyo dukeneye, duha umunezero, duha gutuza, duha ubuhamya mu buzima bwacu. Ariko kandi turacyagukeneye kugira ngo ukomeze utuyobore, udushyigikire kandi duhe guhuza umutima nawe. Turagushimiye rero, bana natwe muri aka kanya, dusabe na data benshi bazakurikirana iki cyigisho, Mwami ubaye gutahura umutima wawe binyuze mu ijambo ryawe. Urakoze, turagushimye, dusinze twize mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 9. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9. Reka dore ku murongo wa 10. Haranditswe ngo, i Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Umwami Yesu aramubonekera, aramuhamagara ati, Ananiya. Nawe ati, karame mwami. Umwami aramubwira ati, haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse, ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso, kuko ubu ngubu asenga. Kandi nawe abonye mwiyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira, amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Ananiya aramusubiza ati, mwami, uwo muntu numvise benshi bamuvuga uko yagiriraga nabi abera bawe bari i Yerusalemu. Kandi nino afite ubutware abuhawe n'abatambyi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe. Umwami aramusubiza ati, genda, kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisirayeli. Nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Dusomye kugeza ku murongo wa 16. Mbere yuko twakira ubutumwa bwiza, mbere yuko tuvuka ubwa kabiri, navuga ko twari tubayeho mu isi y'umwijima. Mu isi y'umwijima bisobanura byinshi. Bisobanura yuko nta kintu ubasha kubona. Kuko iyo umuntu ari mu mwijima, murabizi neza yuko naho yaba afite amaso mazima, naho yaba adafite ubumuga bwo kutabona, ariko mu gihe cy'umwijima w'icuraburindi nta kintu na kimwe ushobora kubona. N'ikiri imbere yawe ubwabyo udacanye itara ntabwo ushobora kukibona. Rero mu buryo bw'umwuka tutarakira agakiza, twari mu mwijima gute? Mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo nubwo hariho inzira y'agakiza, ntabwo twashoboraga kwibona. Ahandi Bibiliya ivuga yuko twari impumyi muri ya mvugo ya kera. Bisobanuye ngo nubwo hariho inzira ituganisha mu gakiza, nubwo hariho inzira ituganisha mu bugingo buhoraho, ariko nta bushobozi bwo kwibona twari dufite. Biturutse ku ki? Biturutse kuba hari umwijima mwinshi w'icuraburindi. Nacyo gituma abantu ubwo babaye mu mwijima ariko ntibabitahura. Kuko kutabitahura rero bituma ubuzima bwabo bwose babaho mu kababaro, babaho mu maganya, babana n'ubwoba mu mitima yabo. Ariko kandi igihe kimwe iyo twumvise ubutumwa bwiza butuyobora mu gutahura umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, iki ni cyo cyiza cyemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Agakiza kacu ntabwo ari ikintu twebwe twifuza, si ikintu wowe ugambirira, ahubwo ni ikintu kiri mu mugambi w'Imana. Biravuga ngo, iki ni cyo cyiza kandi cyemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa kandi bakamenya ukuri. Abantu bose hatavuyemo n'umwe, Imana ishaka ko bose bakizwa bakamenya ukuri. N'abatabishaka, Imana ishaka ko nabo bakizwa. N'abatazi Imana, n'abatajya gusenga, n'abatabyitaho, abo bose Imana ngo ishaka ko abantu bose
bakizwa. Bisobanuye yuko no muri cya gihe ndi mu mwijima ntazi iby'Imana n'iby'agakiza ntabishaka ntabishishikariye, ariko Imana yo yari inzi kandi yari imfitiye umugambi wayo ku buzima bwanjye. Rero ikintu gikomeye cyane umuntu yahura nacyo ni ugutahura uwo mugambi Imana ifitiye ubuzima bwe. Burya bwose iby'Imana nubwo ntabyitaho, ariko Imana yo iranzi kandi irashaka kunkiza, irashaka kungira uwayo. Imana nubwo njyewe nayobye cyangwa se yego iby'Imana ndabizi, ndabishakisha, ngerageza kubigeraho ku bwanjye, ariko umugambi w'Imana tubona neza yuko iyo siyo nzira ishaka, si umugambi wayo kuri twebwe. Ko murabizi neza yuko hari abantu batita ku by'Imana, batigera bajya gusenga mu rusengero na rumwe, yewe n'Imana bayihakana na Yesu bamuhakana. Abo nabo bari muri wa mugambi wa Imana ishaka gukiza. Mu rundi ruhande hari abandi yego Imana bayizi mu buryo bwabo, ndetse bajya no gusenga, bakora ibikorwa by'Imana bitandukanye, ariko nyine bakabikora mu nzira itari yo. Abo nabo bari mu bantu Imana ishaka ko bagira gute? Ko bakizwa. Kuko biravuga ngo ishaka ko bose bakizwa. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane, kuko murabizi neza yuko n'umwana w'umuntu ikintu ashaka, ikintu yagambiriye aragikora mpaka akigezeho. Uyu munsi abagabo bafite gahunda y'uruzinduko rwo kujya i Goma mu gihugu cya Kongo, bazindutse. Niyo mpamvu waruranye iyo gahunda avuga ati saa 12 ngomba kuba nageze ku itorero aho duhagurukira. Mbere yo kuryama akarazamo reveye muri telefone ye, niba tuye kure akazinduka mbere ho gato, akitegura, yamara kwitegura agasohoka hanze, agatega, agafata imodoka akaza. Ni ukuvuga ngo natwe abana b'abantu umugambi ufite urawuharanira ukawukora kugeza igihe usohoreje. Nkanswe Imana yo biravuga ngo Imana ishaka ko abantu bose bakizwa, biri mu mugambi wayo. Nacyo gituma rero nta kintu na kimwe gishobora kuzibira uwo mugambi w'Imana. Imana nubwo utayikunda, nubwo utayishaka, icyo si cyo gikuru. Icyo si cyo cyakubuza kwakira agakiza k'Imana. Iyo naho waba uyizi ariko ugendera mu nzira itari yo, icyo si cyo gikuru. Igikuru ni uko yo ifite umugambi wo kugukiza. Iyo witegereje ku buzima bwa Pawulo mbere yuko yakira agakiza, murabizi neza yuko yari umuntu urenganya itorero ry'Imana. Yari umuntu wahoraga ata muri yombi abakristo bavugaga ibya Yesu. Bamwe akabakubita, abandi akabashyira mu nzu z'imbohe, abandi akabica. Yatotezaga abakristo ku kigero kitigeze kibaho, kandi yarazi yuko we ari mu nzira y'ukuri akorera Imana nyayo. Mu maso y'abandi bantu, mu maso cyane cyane ya bene data bariho muri icyo gihe, uyu muntu hari ukuntu bamufataga kandi bari baramucireho iteka mu mitima yabo, bibaza bati uyu muntu ni igikoresho cya Satani, uyu muntu ntabwo ashobora kwakira agakiza. Ariko ukuntu bamwiyumviraga n'ukuntu Imana yamutekerezaga mu mutima wayo byari bitandukanye. Imana yari yamaze kumutegurira umugambi wo kumukiza ndetse no kumukoresha. Ariko mu maso y'abandi bakristo, y'abandi bene data b'icyo gihe, bavugaga bati uriya ni ikivume, uriya ni uwo kurimbuka gusa, ntashobora kwakira agakiza. Ibintu bibi yadukoreye, abantu bose amaze kwicisha, abantu bose amaze gufunga, bari baramuciriyeho iteka. Nicyo gituma igihe cyo gukora kw'Imana kigeze, ubwo Yesu yahuriraga na Sawuli mu nzira ijya i Damasiko, umucyo mwinshi cyane ukamutungura akikubita hasi. Muri ako kanya umwami Yesu Kristo yabonekeye Ananiya, amwohereza kujya guhura na Sawuli ngo amurambikeho ibiganza kugira ngo abashe gukira, bityo amukoreshe. Ariko Sawuli arabyanga rwose, ararengana, arahira, aravuga ati reka uwo muntu ni ikivume, twese turamuzi, yamaze abantu bose bakwizera. Nino i Damasiko nicyo cyamuzanye turabizi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9, iyo usomye umurongo wa 10 weremo hagati, Damasiko hari umwigisha witwaga Ananiya, umwami Yesu aramubonekera
aramuhamagara ati Ananiya, nawe ati karame mwami. Umwami aramubwira ati haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse, ushake mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso, kuko ubu ngubu asenga. Kandi nawe abonye mu iyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Aha turabona neza ko umwami Yesu yashatse kugira gute? Gukoresha no gukiza Sawuli. Bene data, umuntu uwo ari we wese uko yameze kose, uburyo Imana yaturemyemo ni mu buryo butangaje. Imana yaduhaye umutima ushobora kwakira ndetse ushobora gutahura no kwakira ijambo ry'Imana kandi rigakorera mu buzima bwacu n'imbaraga nyinshi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane Imana yadushyizemo udashobora kubona mu bindi byaremwe bindi. Uzanye ihene uko yabwiriza ubutumwa bwiza kose birangira ubundi bibaye impfabusa, kubera ko nta mutima ifite wo kugira gute? Wo kwakira ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana. Ariko umuntu bitewe n'uko Imana yamuhaye umutima ubasha gukwirwamo ijambo ry'Imana kandi ubasha kwakira ijambo ry'Imana, umuntu uko yameze kose aramutse yakira ijambo ry'Imana ashobora guhinduka kandi akaba igikoresho cy'Imana. Nicyo gituma muri Yohana igice cya 3:16 handitswe ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga iki? Umwizera wese ntiyarimbuka. Iryo ni ijambo rikomeye cyane. Yaba ari umuntu ukunda Imana aramutse yizeye Yesu Kristo ntiyarimbuka, yakizwa, yabona ubugingo buhoraho. Yaba ari umuntu udakunda Imana nawe ashoboye kwakira ubutumwa bwiza akizera Yesu ntabwo yarimbuka, yaba afite ubugingo buhoraho. Yaba ari umuzungu, yaba ari umwirabura, yaba ari umuntu muremure, yaba ari umugufi, yaba umugore cyangwa se umugabo, ushaje cyangwa se ukiri muto, biravuga ngo kugira ngo umwizera wese ukuyemo nde? Nta n'umwe. Ijambo wese risobanura ngo umuntu wese uko yaba ameze. None mutekereza ko Sawuli nk'uyu nguyu nawe yarakwiriye agakiza koko? Twebwe mu myumvire yacu nk'abana b'abantu twumvaga bidashoboka ko umuntu nk'uyu nguyu yakwakira agakiza. Ndetse n'ibyo yakoze atoteza itorero n'abakristo arwanya ubutumwa bwiza, icyo yarakwiriye no kugira gute? Ni ukurimbuka. Ariko umutima w'Imana wo si ukomeze. Mugomba kumenya ko Imana yadukunze ngo tukiri abanyantege nke, tukiri abanyabyaha. Ntabwo Imana yadukunze kubera ko turi abantu beza bayubaha, bayikunda, bakunda ibyayo. Oya, Imana ngo yadukunze kubera ko twari babi, kubera ko twari abanyabyaha. Mu gitabo cy'Abaroma ibice 5 katwasome icyanditswe kimwe. Abaroma ibice byaho 5 umurongo waho wa 6 aravuga ngo tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Kristo dupfiriye ryari? Tukiri abanyantege nke. Kristo yapfiriye abantu bameze bate? Abantu b'abanyabyaha. Umurongo wa 10 aravuga ngo ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Bibiliya ivuze neza yuko ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo. Tujye twibeshya yuko Imana yadukunze kubera ko twayishatse. Imana yadutegura inzira y'agakiza, irayitumenyesha kubera ko yabonye ko dufite umwete wo kuyikorera. Kubera ko twamaramaje, abantu benshi nuko bigishwa, nuko bizera. Ariko ngo Imana yadukunze cyagiye twari tukiri abanzi bayo. Igihe tutitaga ku byayo, igihe twayirwanyaga, igihe Imana twayangaga, igihe ijambo ryayo twaryangaga,
igihe twabagaho ku bwa kamere yacu gusa rero dushyize imbere duharanira irari rya kamere yacu, mu bihe nk'ibyo ngibyo nicyo gihe urukundo rw'Imana rwinshi cyane rwagize gute, rwasabagiye ubuzima bwacu. Rero mu byakozwe n'intumwa turabona neza umugambi ukomeye w'Imana wo gukiza Sawuli. Ariko Ananiya akimara kubyumva rwose yararahiye arirenga aravuga ati uwo muntu sinshobora kujyayo sinamwegera. Uwo muntu ni ikivume. Yishe abakristo benshi. Yaradutoteje cyane. Ndetse nahe Damasiko nicyo cyamuzanye. Urabona neza yuko imibare y'umwana w'umuntu n'imibare y'Imana n'imigambi y'Imana biratandukanye cyane. Hanyuma rero Yesu aramusubiza ati umurongo wa 15, umwami aramusubiza ati genda, kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisirayeli. Nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe, uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Yesu aramubwira ati genda, uwo muntu ni igikoresho nagize gute, nitoranyirije. We iyo uza kuri umwanya w'Imana ukeneye gutoranya umuntu wo kuzasakaza ubutumwa bwiza mu isi yose, kuko ari gutoranya umuntu nka Sawuli. Ariko niyo mpamvu ari Imana nyine, niyo mpamvu atari umwana w'umuntu. Mwibuke nababwiye nti umuntu uko umeze kose upfa kuri umuntu gusa. Imana yaguhaye umutima ushobora kwakira ijambo ry'Imana, kandi wamaze kuryakira nta muntu n'umwe ijambo ry'Imana ritahindurira ubuzima. Uko waba umeze kose, uko wari umunyacyaha kose, uko waba wanduye kose, uko uri mubi kose, uramutse wakiriye ijambo ry'Imana ukakira ubutumwa bwiza, ntabwo wakomeza kuba wa wundi. Icyo gituma Yesu yabwiye Ananiya ati genda, kuko uwo muntu ari igikoresho nagize gute, nitoranyirije. Sawuli nubwo andenganya, Sawuli nubwo arenganya abanyizera, nubwo abakubita akabashyira mu nzu z'imbohe, nubwo mubiboneka ari umunyabyaha cyane, ari igikoresho cya Satani, ariko ni igikoresho cyanjye nagize gute, nitoranyirije. Nuko Ananiya amaze kumva amagambo ya Yesu aragenda arambikaho Sawuli ibiganza, nuko Sawuli arahumuka, bamubwiriza ubutumwa bwiza, bamumenyesha ko Yesu wundi ahora arenganya burya bwose ari we mukiza wabari mu isi. Burya bwose niwe Mesiya waje gukiza na Sawuli ubwe. Bamwigisha yuko nta yindi nzira yindi yamuganisha mu ijuru uretse kwizera izina ry'uwo nguwo, uretse kwakira imirimo y'uwo nguwo. Nibwo buryo bushoboka bwonyine gusa yabona ubwami bw'ijuru. Hanyuma nk'uko twumvise ubutumwa bwiza, Sawuli nawe amenye neza ko Yesu uwo nguwo arenganya ari we mukiza we. Yaje kwishyiraho ibyaha bye, yaje gutuma abona ubugingo buhoraho. Ananiya amaze kubyumva niko kugenda amurambikaho ibiganza, arahumuka, bamubwiriza ubutumwa bwiza. Guhera icyo gihe atangira kujya gukoreshwa n'Imana. Mu bantu bose bakoreshejwe n'Imana imirimo ikomeye, Pawulo nibaza yuko aza ku mwanya wa mbere. Twebwe abanyamahanga nibaza iyo tutaza kugira umukozi w'Imana nka Pawulo, kuko muribuka neza ahangaha Yesu yaravuze ati ni igikoresho nitoranyirije ngo kugira ngo agire gute, yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisirayeli. Kugira ngo ubutumwa bwiza twebwe abanyamahanga tubumenye, tubusobanukirwe, Pawulo yarakenewe. Imana yamukoresheje kugira ngo dusobanukirwe neza iby'Imana, iby'umugambi wayo, iby'agakiza kacu. Mu by'ukuri mu isezerano rya kera twebwe abanyamahanga byari kutugora cyane gutahuriramo neza agakiza. Iyo no mu nyigisho za Yesu ubwazo, mu nyigisho z'ubutumwa bwiza zonyine gusa byari bigoye cyane kugira ngo dushobore gutahura agakiza. Ariko mu nzandiko za Pawulo, mu bitabo Pawulo yandikishijwe n'umwuka w'Imana, zari zigenewe koko twebwe abanyamahanga. Iyo uzisomye ubona ko zitubwira ubutumwa bwiza mu buryo bweruye, bitakiri imigani, bitakiri ubuhanuzi, bitakiri mu nzira z'amategeko cyangwa se mu buvanganzo, ahubwo noneho mu buryo bweruye twaje kumenya noneho neza icyatumye Yesu aza mu isi, icyatumye yikorera ibyaha byacu, ndetse
n'ingaruka zavuye mu rupfu rwa Yesu Kristo no kwizera imirimo ye mu mitima yacu. Abantu benshi cyane bakiriye ubutumwa bwiza kubera ko basomye igitabo cyandikiwe Abaroma. Hari abantu benshi basobanukiwe ubutumwa bwiza kubera ko bashoboye gusoma igitabo cy'Abakorinto ba mbere n'aba kabiri, Abagalatiya, Abefeso, Abatesalonike. Ziriya nzandiko zose Pawulo yanditse zari zo kwerurira abanyamahanga mu buryo bweruye no mu buryo butomoye ukuntu amategeko y'Imana atashobora kudutsindishiriza, ahubwo ko dutsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana. Byari bigoye cyane ko wowe nk'umunyamahanga ubimenyera muri Zaburi cyangwa se mu Itangiriro cyangwa se muri Nehemiya n'ahandi. Nubwo arimo inkuru z'ubutumwa bwiza, ariko bitewe nuko atari inkuru zacu nk'abanyamahanga, ari inkuru nyinshi z'Abisirayeli, byari bigoye cyane kugira ngo tugire gute tubitahure. Ariko Imana yabimenye mbere y'igihe, yavuze ati nzatoranya umuntu nzakoresha umwuka wanjye ashyikirize bwa butumwa bwiza abanyamahanga bose. Yego, nubwo yabaye igikoresho cya Satani, nubwo yakoreshejwe mu kurwanya ubutumwa bwiza no gufunga abene data, ariko ibyo ngibyo ntacyo bivuze kubera ko njyewe nakoze ntacyo na kimwe cyananirana. Rero nkunda cyane ubuhamya bwa Pawulo, kuko Pawulo ni umuntu unde mu mutima cyane. Iyo mwitegereje mbasha kubona ko neza neza kuko byagendekeye Pawulo nako nanjye byagendekeye. Abantu banzi abambonaga bashaka kuvuga ati Blaise iby'Imana ntabyitaho, n'ubutumwa bwiza ntabwitaho, wakunda iby'isi gusa, wakunda iby'umubiri gusa, ni umunyabyaha, ni umuntu mubi cyane. Ariko nubwo ari uko bimeze, umugambi w'Imana wo wari utandukanye cyane n'ibyo ngiye ubwanjye nitekerezagaho n'ibyo abandi bantekerezagaho. Ku munsi w'ejo abantu bashoboye kuza mu masengesho yo kuri murandasi, twize ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Timoteyo wa mbere. Timoteyo wa mbere igice cyaho cya mbere, umurongo wa 12 n'uwa 13. Haranditswe ngo, ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanyijwe no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Bavandimwe, hano Bibiliya iragaragaza neza yuko Imana ngo yatekereje ko Pawulo ari uwo kwizerwa kandi ikamugabira umurimo we. 13 ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Aha turabona neza yuko Pawulo ashoboye gutahura urukundo rw'Imana yamugiriye. Yashoboye gutahura ko byari byose yajyaga akora byaterwaga n'ubujiji kandi no kutizera. Bisobanuye ko uyu munsi wa none abantu batarakira ubutumwa bwiza nta kindi kibitera, nuko baracyari mu bujiji. Ubujiji ni iki? Ubujiji ni ukutagira amakuru. Ubujiji ni ukutamenya. Rero igituma bakiri mu byaha, igituma bana n'urubanza mu mitima yabo nta kindi nuko bakiri mu bujiji. Rero bakeneye kujijuka, bakeneye kumenya. Ariko icyo si cyo gikuru. Igikuru nshaka kuvuga nuko uko umeze kose, igihe wakira urukundo rw'Imana, wakira umutima w'Imana muri wowe, ubasha guhinduka igikoresho cy'Imana. Sinzi uburyo ujya witekerezaho, ariko uburyo witekerezaho n'uburyo wibona si cyo gikuru. Igikuru ni umugambi Imana igufitiye. Ese waba uwuzi? Icyo Imana igushakaho urakizi? Kubera ko utakizi kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Aha Pawulo yaje gutahura ati burya bwose umugambi Imana ifitiye ni ukungira igikoresho cyayo no gusakaza ubutumwa bwiza mu banyamahanga. Rero murongo wa 14 ngo, kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanyije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni jyewe imbere.
ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jye w'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Bavandimwe, iri ni ijambo rikomeye cyane. Ni ukugira ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Bivuze iki? Bivuze ko nk'uko nanjye umuntu wari mubi, wari umunyacyaha, warwanyaga inzira y'Imana, narashoboye kumva ubutumwa bwiza nkakira agakiza, nkaba umukiranutsi. Ibyo ni icyitegererezo cyo kugira ngo n'undi muntu wese yibaza ati, nanjye nubwo nicira urubanza, nubwo nibona ko ndi mubi, nubwo nibona ko ahari wenda Imana itankoresha, nubwo nahemutse cyane, nubwo n'abandi banciraho iteka, ariko nk'uko byagendekeye Pawulo, nanjye nakiriye ubutumwa bwiza, nshobora gukoreshwa n'Imana. Nanjye nshobora kuba igikoresho cy'Imana cyo gusakaza ubutumwa bwiza mu isi yose. Bavandimwe, uyu munsi nta kintu nifuje kubabwira, ni ukubabwira gusa yuko Sawuli ni icyitegererezo cyacu twese. Ati, mu banyabyaha ni njye w'imbere. Ese kuko wese uko ujye witekereza? Iyo ndebye ku buzima bwanjye, nkareba uburyo nabayeho, mbona mpindanye cyane, nakoze ibibi byinshi, narahindanye, nari nanduye cyane, ariko ibyo byose imbere y'Imana ntacyo bivuze. Uko wanduye kose, Imana ishoboye kugukiza ikakweza, ukaba umukiranutsi nkayo, ukaba wera nkayo, hanyuma ukaba umuntu witeguriwe gukoreshwa nk'igikoresho cy'Imana. Niringiye yuko Imana yadufasha ikatugirira ubuntu kugira ngo dushobore gutahura uwo mugambi wayo, natwe dukoreshwe nk'igikoresho cyayo nk'uko byagendekeye Sawuli. Murakoze cyane, reka dusoreze aha dusenge. Turagushimye Imana yacu, tugushimiye iki gitondo cyiza, tugushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, watwemereye gusangira ijambo ry'Imana riduhumuriza, riduha ibyiringiro by'uko nubwo turi babi, nubwo twakoresheje turi abanyabyaha, ariko urukundo rw'Imana rwo rurahari kandi yiteguye kutugirira neza ndetse no kudukiza no kutugira ibikoresho byayo. Ngo mu banyabyaha ni njye w'imbere, ariko Imana yashimye yuko muri jye w'imbere inkoresha kugira ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera. Mu ruhamya bwa Pawulo tubona neza yuko natwe twese turimo, natwe twese uko niko tumeze. Urakoze rero Mwami ko waduhaye ubuntu butagira akagero bw'igiciro cyinshi. Niringiye kuzakomeza kudukoresha kugira ngo wihishe icyubahiro, abantu benshi muri iyi si bamenye ubutumwa bwiza, bakira agakiza. Urakoze rero, dusinze twize mu izina rya Yesu. Amen.